urubuga rero rushyashya rwashyizwe hanze n'umuherwe witwa Mark Zuckerberg. Nta kindi kintu rero uri gukora, uri kuza kuri Google Play ugasacinga Threads, cyangwa hano muri kuyibona uko isa. Please downloadinga application itariyo, ere nk'uku nguku uko isa muri kuyireba. Uko muri kujya kuri Google, abantu bari kujya kuri Google Play bakakuraho app itariyo, kandi mu by'ukuri hari iya nyayo y'ukuri. Iya nyayo rero dore nk'iyo ngiyo. Hanyuma ngiye murabona ko namaze kuyidownloadinga, reka nze mbereke ngo irasa ite muri phone yanjye. Twihere ijisho, dore ngiyi hano, kugira ngo mwese muri kuyibona. Cyangwa se reka nyibereke neza kugira ngo mutazavuga ngo sinayiberetse. Threads ni app rero rwose igiye ifite ibintu bimeze neza neza nk'ibya Twitter. Hanyuma rero twayikirikaho nkabereka ngo irameze ite mo imbere, hanyuma namwe mukatangira mukayidownloadinga mukayikoresha. Hanyuma rero dore nguko ukuntu imeze, ngira ngo muri kuyirebamo indani neza neza. Ni nka Twitter, ni app rero gukereyamo account mu by'ukuri bitagoye. Uri kuza wamara kuyikirikaho bakahita bakwereka, ku muntu usanzwe ukoresha Instagram, kuko ni app isa nkaho ikonegise na Instagram. Ku muntu rero usanzwe ufitemo account, nta kindi kintu bari kumusaba, bari guhita bamwereka buto akirikaho yanditse ati login with Instagram. Warangiza kubikora ukagenda ukurikiza amabwiriza, ni continue, next, continue. Hanyuma rero gukereya account, hari aho ugira kuvuga ati ipotingamo cyangwa se ushyiremo amakuru asanzwe agize profile yawe yo kuri Instagram. Rero ibyo nibyo byiza iyo uri umuntu udakunda kujya mu bintu byinshi bikugora. Hanyuma rero umenya gute ko, cyangwa se umenya ute umubare wa followers ufite? Dore ngaba aho baherereye. Murabona ko ku masaha make yanjye maze kugira aba followers 14 nkuko muri kubireba. Hanyuma rero iyi ni vuga ngo ni video nkoze nyuma y'amasaha make maze gukereyaho account. Hanyuma ngiye icyo nakoze nta kindi nakoze, nkuko nababwiye, nashyizemo ibijyanye na Instagram n'undi n'ibyari biri kuri Instagram. Dore ngiri izina ryanjye nkoresha kuri Instagram. Hanyuma shyiraho indi myirondoro, ngiyi nimero ya WhatsApp, ngiyi YouTube channel, nashyizeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma icyo nakoze uretse guhindura ifoto yanjye iri kuri Instagram, wenda nahinduye kwa ko iyi foto mureba iri kuri profile ntago ariyo nkoresha kuri Instagram, ahubwo nashyizeho indi foto. Hanyuma rero wakwibaza ngo umuntu apostinga ate, cyangwa se yashyiraho post ye mu buhe buryo? Nta kindi rero ukora, uraza ugakirika hano ngaha muri kuhabona, ukahakirika. Wamara kuhakirika rero kugira ngo urabona ko ibihita bakwereka aho typinga. Wenda ugatypinga ati how do you call this one in your mother, sorry, in your mother language. Then noneho hari abantu rero mushaka kumenya ngo wakwatashaho ifoto ite cyangwa se washyiraho ifoto ite. Ifoto ngaka kamenyetso murakabona ku bantu muzi gukoresha email musanzwe mukabona. Niho rero uhita uza ugakirika. Iyo umaze kuhakirika bahita bakuzana muri galeri ya phone yawe. Iyo umaze kukuzana muri galeri ya phone yawe rero nta kindi ukora, uraza warangiza ugahitamo ifoto ushaka, wenda n'urugero cyangwa se video ushaka. Hano rero reka giye mitemo ino video, wenda reka mitemo ino foto. Mara kuyitamo bahita bakwereka ahantu handitse ngo done. Nyango mwese muri kuhabona mu nguni hariya. Umaze kubikora rero uhita ugakora done. Maze gukora done, ngiyi ifoto muri kuyireba, ngiyi
murayibona yamaze kugeramo. Nta kindi rero ukora iyo umaze gukora ibyo ngibyo, uhita uza hano ugakora post. Kadutegereze network zanjye ifoto ihita ijyaho. Nyango mabona amaze gukora amaposti agera muri 3. Ibintu birigaragaza. Tayari ifoto yacu ikaba imaze kujyaho. Uraza rero ukaba wakora like, ukaba waza ugakora icyo kuri Twitter tuzi nka retweet cyangwa se repair cyangwa se comment, n'ibindi byinshi wagenda ukoraho. Ushobora kuza ukagenda usoma amakuru agiye atandukanye, post y'abantu bisanzwe, ndetse ushobora no gusacinga cyangwa se gushaka umusitari wawe ukunda, search. Nta kindi rero ukora, uraza ugakirika hariya, wamara kuhakirika ugategereza, wenda nuko network zanjye ari nkeya hano urabibona, hata ntayipingamo wenda n'urugero ndi nkunda Meddy, wenda n'urugero Meddy, ubundi nka searching nkategereza ko bamumpereza. Bihangana network zanjye ni nkeya, ziba zigenda pole gusa aya ni amazina y'abantu nagiye ngerageza gusacinga. Nyango Meddy uramubona, Meddy Onuru yamaze kugeraho, nguyu muramubona rwose, nguyu n'abamwiyitirira dore ngaba ba Meddy Update n'abandi benshi cyane. Warangiza ukaba wamufollowinga cyangwa se ukabyihorera, aba namufollowinga, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero nta kindi kintu nabashishikariza uretse gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, kugira ngo tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.